Hello everyone. Muraho mwese. God bless you to join us for this session. Imana ibaha umugisha kubwo kwifatanya natwe muri iki kibwirizwa. This is the grace of God to meet with the purpose to share the word of God. Ibi ni ubuntu bw'Imana kuba duhujwe no kugira ngo dusangire amagambo y'Imana. Many people they gather for many issues, but when it comes to gathering for the word, that is the grace of God. Benshi bahuzwa n'ibisanzwe bitandukanye, ariko iyo bahujwe n'ijambo ry'Imana biba gusa bikozwe n'ubuntu bwayo. So please allow me to pray before we continue. Reka rero mbasabe munyemere nsenge mbere yuko nkomeza. Dear Lord, we thank you. Data wo mu ijuru turagushimye. You have given us the grace to listen to your word. Duhaye ubuntu bwo kumva ijambo ryawe. As we listen to your word, that's when we can receive the wisdom that leads us to the true salvation and true life. Iyo twumvise ijambo ryawe nibyo gusa bishobora kutuyobora ku gakiza k'ukuri n'ubuzima bw'Imana bw'ukuri. May you guide us in this session. Utuyobore rero muri iki gihe katurimo. Allow all viewers and listeners to receive your word as it is. Wemerere abagikurikira n'abacyumva kwakira ijambo ryawe uko riri. In the name of Jesus I pray. Byose mbisabye nizeye izina rya Yesu. Amen. Amen. This time we are going to read Genesis chapter 27. Uyu mwanya tugiye gusoma mu itangiriro ibice 27. Genesis chapter 27 from verse 1 through verse 18. Itangiriro ibice 27 uhereye ku murongo wa mbere gushyika ku wa 18. It is quite long, but bear with it, we shall read so quickly. Ni birebire ariko mu byihanganire turabisoma twihuse. So let us read together Genesis chapter 27 from verse 1. Reka rero dusomere hamwe itangiriro ibice 27 uhereye ku murongo wa mbere. Now it came to pass, when Isaac was old and his eyes were so dim that he could not see, that he called Esau his older son and said to him, My son, and he answered him, Here I am. Isaka ashaje amaso yamaze kuba ibirorirori ahamagara imfura ye Esawu ati mwana wanjye, aritaba ati karame. Then he said, Behold, now I am old, I do not know the day of my death. Aramubwira ati dore ndi umusaza sinzi igihe nzapfira. Now therefore, please take your weapons, your quiver and your bow, and go out to the field and hunt game for me. None ndakwinginze enda ibyo uhigisha ikirimba cyawe n'umuheto wawe ujye mu ishyamba umpigire umuhigo. And make me savory food such as I love, and bring it to me that I may eat, that my soul may bless you before I die. Unekere inyama ziryoshye nk'izo nkunda uzinzanire nzirye mbone kuguhesha umugisha ntarapfa. Now Rebekah was listening when Isaac spoke to Esau his son, and Esau went to the field to hunt game and to bring it. Rebeka yumva Isaka abwira umwana we Esawu, Esawu ajya mu ishyamba guhiga ngo ahigurire se umuhigo. So Rebekah spoke to Jacob her son, saying, Indeed, I heard your father speak to Esau your brother, saying, Rebeka abwira Yakobo umwana we ati numvise so abwira Esawu mwene se ati, Bring me game and make savory food for me, that I may eat it and bless you in the presence of the Lord before my death. Mpigurira umuhigo untekere inyama ziryoshye nzirye nguheshe umugisha mu maso y'Imana ntarapfa. Now therefore my son, obey my voice according to what I command you. Nuko none mwana wanjye wumvira ibyo ngiye kugutegeka. Go now to the flock and bring me from there 2 choice kids of the goats, and I will make savory food from them for your father, such as he loves. Jya mu mukumbu nzanira abana b'ihene beza babiri, naye ndabatekera so babe inyama ziryoshye zimeze nk'izo akunda. Then you shall take it to your father, that he may eat it, and that he may bless you before his death. Nawe uzishyire se azirya guhesha umugisha atarapfa. And Jacob said to Rebekah his mother, Look, Esau my brother is a hairy man, and I am a smooth-skinned man. Yakobo asubiza Rebeka nyina ati dore Esawu mukuru wanjye n'icyoya, jyewe umubiri wanjye ni umurembe.
Perhaps my father will fear me, and I shall seem to be a deceiver to him, and I shall bring a curse on myself and not a blessing. ahari data yankorakora akamenya ko ndi umuriganya nkizanira umuvumo mu cyimbo cy'umugisha. But his mother said to him, Let your curse be on me, my son, only obey my voice, and go get them for me. Nyina aramubwira ati mwana wanjye umuvumo wawe ari jya ubaho nyumvira gusa ugenda uzinzanire. Aragenda arazizana aziha nyina. And he went and got them and brought them to his mother, and his mother made several food such as his father loved. Aragenda arazizana aziha nyina, nyina ateka inyama ziryoshye nk'izo sakunda. Then Rebekah took the choice clothes of her elder son Esau, which were with her in the house, and put them on Jacob her younger son. Rebeka yenda imyambaro myiza ya Esau imfura ye iyo yari afite mu nzu ayambika Yakobo umuhererezi. And she put the skins of the kids of the goats on his hands and on the smooth part of his neck. Kandi ashyira impu z'abo bana b'ihene ku bikonjo bye no ku ijosi rye aharembereye. Then she gave the silver food and the bread which she had prepared into the hand of her son Jacob. Aha umwana we Yakobo za nyama ziryoshye yatetse n'umutsima yavuze. So he went to his father and said, My father, and he said, I am, who are you, my son? Ajyaho se ari aramuhamagara ati data, aritaba ati ndakwitaba urinde mwana wanjye. Yes, we have read up to verse 18. Dusomye gushyika ku murongo wa 18. It is said that water flows from higher position to the lower one. Ubundi bavuga ko amazi atemba ava harehare amanuka hasi. But when you check even the wall of the heart, it is the same. Kandi nanone iyo ugenzuye iby'imitembere y'isi y'umutima nabyo ni kimwe. For one to receive the heart of another, kugira ngo umwe yakire umutima w'undi, he has to have a lower heart than the other one. aba afite kugira umutima uciye bugufi ugereranije n'uwo afite kumva. When you are the boss, the junior officers should listen to you. Iyo uri umuyobozi abo uyobora baba bafite kukumva. Because the heart must flow from higher position to the lower one. Kubera ko amazi atemba ava harehare ajya hagufi. But if there is a worker or an officer who cannot receive the heart of the senior, ariko haramutse hariho umunyabiro utumvira umuyoboye, in that case the company or certain institution cannot work well. Icyo gihe kompanyi cyangwa se sosiyete runaka ntiyakora neza. That is same to the spiritual life. Ibyo rero ni na bimwe no mu buzima bw'umwuka. God is the highest. Imana niyo iri hejuru. That's why we should go before God with a humble heart. Niyo mpamvu tuba dufite kugana Imana n'umutima uciye bugufi. But when you check the people in the world, they are in two kinds. Ariko iyo ureba abantu bo mu isi bari mu ngero ebyiri. There's a person who goes before God having a humble heart. Hari abajya imbere y'Imana n'umutima uciye bugufi. But there are others who have the higher heart even than the word of God. Ariko hariho n'abandi bafite umutima uri hejuru ndetse hejuru y'ijambo ry'Imana. That's why when you check the Bible, there are always two characters. Niyo mpamvu iyo ugenzuye muri Bibiliya habamo ibintu bibiri. Today we read the story of two sons of Jacob, Isaac. Ubu dusomye inkuru y'abahungu babiri ba Isaac. One is Jacob, another one is Esau. Umwe yari Yakobo undi ari Esau. Why did God write these stories? None ni impamvu ki Imana yanditse izi nkuru. One day I heard one pastor preaching, rimwe numvise umupasiteri abwiriza, and they were interpreting this story saying that this is a bad mother, this is a bad example of mother ever in the Bible. Bariho batanga urugero basobanura bati uyu ni umubyeyi, uyu ni umugore watanze urugero rubi ndetse kugeza ibihe byose muri Bibiliya. How come Rebekah deceived the son, even told the son to go and lie to his father? Tese ni gute Rebeka yabeshya umuhungu we akamubeshya byaho nawe
agenda akabeshya ibyo binyoma se until they cheated their father, kugera aho babeshya se, and he stored the blessings. hanyuma akiba umugisha. Everyone, this is the common understanding whenever people read the stories like this. Rero iyi ni imyumvire imwe abantu benshi bagira iyo basomye iyi nkuru. But today I want to tell you that you should approach this story with a different perspective. Ariko uyu munsi nashaka kubwira ngo iyi nkuru ujye uyisoma ufite witeguye ikindi kitari ibyo abantu bamenyereye. Do not have a fixed mind when you read the Bible. Ntukajye ugira imyumvire ishinze imizi mu gihe usoma Bibiliya. Do not try to understand the Bible using your common senses. Kandi ntukajye ugerageza kumvisha Bibiliya imyumvire yawe. These two sons represent two people who go before God always. Abana b'abahungu babiri barahagarariye abantu babiri bajya imbere y'Imana. And this is what happens every day whenever we preach the gospel. Kandi iki nicyo kibaho buri gihe cyose iyo tubwirije inkuru nziza. Some days ago I met two people who have different hearts. Mu minsi ishize nawe n'abantu babiri bari bafite imitima itandukanye. One had the word on the radio while we were preaching, and she decided to meet us. Umwe yumvise ijambo kuri radio mu gihe twabwirizaga yanzura kuzibonanira natwe. Another one is a pastor who has been ministering for many years, and when we met on Zoom, he had that we have different perspective towards the Bible. Undi ni umupasiteri umaze igihe kinini muri uwo murimo, hanyuma nawe twahuriye kuri Zoom mu kibwirizwa, arangije yumva ko dufite ubusobanuro bwa Bibiliya bunyuranye. And he called me, let us discuss about salvation together physically. Hanyuma antumirira ko tuzicara turebana tukaganira ku busobanuro bw'agakiza. So I went there and we discussed about 2 hours. Naragiye ndamwitaba twaganiriye hafi amasaha abiri. But after listening to me for like 40 minutes, ariko amaze kuntegera amatwi nko mu gihe cy'iminota 40, he said, let me also tell you how I believe the word. Hanyuma arambwira ngo mpa umwanya nanjye ngusobanurire uko nizera ijambo. For me, I don't accept that the salvation the Bible is eternal. We ati sinemera ko agakiza Bibiliya isobanura ari akiteka. That if you receive this salvation, it can stay until you go to heaven. For me, I believe that you can lose it anytime. Yaravuze ngo ntiwakagumana agakiza kugeza ugiye mu ijuru, ahubwo ngo hari igihe icyo ari cyo cyose ushobora kuba hari impamvu wagatakaza. But on the other hand, he was confused. Ariko ku rundi ruhande nabwo akaba arajijwa. Sometimes you could say, for me I'm righteous, I don't commit sins. Uruhande rumwe akavuga ati ndakiranuka kuko ntacumura. But sometimes even if I commit sins, I ask forgiveness of those sins. Urundi ruhande ati niyo nshumuye nsabira imbabazi ibyaha nacumuyemo. So I cannot say that I'm righteous 100% and forever. Sinavuga ko ndi umukiranutsi 100% kandi ndi w'ibihe byose. Because if I don't keep my salvation, I can lose it anytime. Ati kuko ndamutse ntarinze agakiza kanjye igihe n'igihe nagatakaza. As I listened to him, I was so sad. Mu gihe namwumvaga numvaga mbabaye cyane. He was convincing me how he received salvation in the year 1960 something. Yari arimo arambwira ukuntu yakiriye agakiza mu myaka y'1960 gutyo. I'm sorry to tell you, even him, I told him, I'm sorry to tell you, but you never received the true salvation. Mbabarire kubyumva mutya, ariko nawe narabimubwiye ngo anyihanganire, ariko ngendeye kubyo avuze nta n'agakiza arakira. Because salvation was testifying about is about his works. Kubera ko agakiza yari arahamya kari gashingiye ku mirimo ye bwe. He was telling me how even once he failed to forgive his friend. Yari arimo arambwira uburyo hari rimwe yananiwe kubabarira inshuti ye. And God came to him and told him that he forgave him, but the problem is that he has like the wounds. Hanyuma n'Imana iramusanga itibabarira,
ariko biramunanira ko yari agifite ibikomere by'icyuwo yamutwaye. So as he was telling me like this, it seems that he never had bad thoughts. It seems that he's righteous in his actions. Ambwira ibyo ubwo numvaga ko arimo arasobanura ko atunganye mu migirire ye. But he was totally confused. Ariko mu by'ukuri byari ibintu bicangacanze. Why do people live with confusion? Ariko se abantu kuki babaho bajijwe? The Bible clearly shows us these two people who go before God with different minds. Bibiliya itubwira abantu bajyana imbere y'Imana babiri banyuranije imyumvire. This pastor could not receive salvation because he thought he was a pastor. Uyu mupasiteri ntiyakiriye agakiza ku mpamvu y'uko yibwira ko ari pasiteri. Because there's no a single pastor who can receive salvation. Ubundi rero nta n'umupasiteri wakwakira agakiza. Do you know who receives salvation? Muzi ubasha kuba yakwakira agakiza. A person who receives salvation must realize that he is a severe, he is a sinner. Uwakira agakiza aba ari umuntu uvuga ngo ndukizwa nkeneye agakiza. But so many people, they try to do something to be saved. Ariko abantu benshi bo bagerageza kugira ibyo bakora ubwabyo ngo bibe ari byo bibakiza. But how can a severe save himself or herself? Ni gute ukizwa ari we unikiza mu gihe kimwe? Amazing thing, the same discussion I had with that pastor, I had it with that reader I told you. Ariko icyo nshaka ibi kiganiro nagiranye n'uwo mupasiteri nicyo kiganiro kimwe ndetse nagiranye n'uwo mudamu navuzeho. In the beginning I told her it's my first time to meet you. Bigitangira naramusobanuriye ni ubwa mbere mpuye nawe. But I know that you were evildoer. Ariko nk'ubu ndabizi ko uri inkozi y'ibibi. Because whether you tell me or not, the Bible has already confirmed this. Kubera ko wabimbwira utabimbwira Bibiliya yamaze kubisobanura. In the Bible I can see your heart. Muri Bibiliya mbasha kuboneramo umutima ufite. But don't worry, it's not only your heart, it's also my heart. Ariko ntugire impungenge ko ari umwihariko wawe nanjye ni kimwe. And I asked her, did you receive salvation? Ndamubaza ntariko wakiriye agakiza? She said yes. Aravuga ngo yego. When did you receive salvation? Abaza nese wakakiriye ryari? 2018. Ati hari muri 2018. But that is the time I received baptism because I grew up in the church. Ati nicyo gihe nabatirijwemo kuko nakuriye mu rusengero. And I asked her, what is salvation then? Ndamubaza nubwo agakiza ni iki rero? She told me salvation is stopping evil works. Aransobanurira ngo agakiza buriya ni ukureka ibikorwa bibi. So from there I was able to explain to her what is salvation biblically. Kuva icyo gihe natangiye kumusobanurira agakiza icyo ari cyo. And what amazed me is that she had a humble heart before the word. Gusa icyantangaje n'uburyo yari afite umutima uciye bugufi imbere y'ijambo. And this word was able to enter her heart and she was able to receive salvation within only less than 1 hour. Iri jambo kandi ryabashaga kwinjira mu mutima we mu gihe kitarenze isaha yaramaze kwakira agakiza. So why do people have different minds? None kuki abantu bagira imyumvire inyuranye? When you read Isaiah chapter 64, iyo usomye muri Yesaya ibice 64, please open the book of Isaiah chapter 64. Ambasabe tumure muri Yesaya 64. Then we shall keep sharing the word with all the stories we have spoken about. Nyuma turi bugaruke dusangira ijambo muri izi nkuru twakomojeho. The book of Isaiah chapter 64 verse 5 says, hano muri Yesaya 64 umurongo wa 5 avuga ngo, but we are all like an unclean thing, and all our righteousnesses are like filthy rags. We all fade as a leaf, and our iniquities, like the wind, have taken us away. Kuko twese twahindutse abanduye kandi n'ibyo twakiranutsemo byose bimeze nk'ubushwambagara bufite ibizinga. Twese turaba nk'ikibabi, kandi gukiranirwa kwacu kudutwara nk'umuyaga. Yeah. When you read the verse before this, it ends saying,
we need to be saved. iyo rero usomye ubasha kubona ko hasoza herekana ko dukeneye gukizwa. In verse 4, umurongo wa 4, the last part says we need to be saved. umurongo wa 4 igice gisoza kivuga ko dukeneye agakiza. Yes, we need to be saved. Why? none kuki dukeneye agakiza? Because we are all like an unclean thing. kubera ko twahindutse abanduye, And all our righteousnesses are like filthy rags. no gukiranuka kwacu ni nk'ubushwambagara bufite ibizinga. Everyone, this pastor thought he has righteousness. none uyu mupasiteri yibwiye ko afite gukiranuka. He thought even the sin he failed to forgive, God allowed him to do it. bigeraho avuga ko n'icyaha cyamubabariye kubabarira uwakimukoreye Imana yabimwemeje. He was boasting himself that he has no sin, even if he commit mistakes, he asks forgiveness of sins. yasobanura uburyo nta cyaha afite n'amakosa akoze yihutira kuyisegura asaba imbabazi. But when you listen to such people, ariko iyo wumvise abantu nk'abo, it seems that they never read the Bible. uhita ubona ko basa n'abataranasomye Bibiliya. What kind of righteousness do you go with before God? none se ni gukiranuka bwoko ki ujyana imbere y'Imana? How dare you take filthy rags before God? ni ukubera icyo uhangara kujyana ubwo bushwambagara ariko bw'ibizinga. Even if you give a gift to someone with a rag, a filthy rag, I'm sure that he or she will throw it away. niyo byaba ari impano ariko ugaha umuntu impano y'ubushwambagara, ndabihamya ko yabijugunya. But what about God? none Imana yo bite? You are trying to give God such gift. nawe niyo mpano ugerageza guha Imana. You try to go before God with such filthy rags called your righteousness. gerageza kujya imbere y'Imana utwaye ubushwambagara bufite ibizinga ari bwo gukiranuka kwawe bwite. But you have to know that all of us, you are like an unclean thing. ugomba kumenya ko twese twahindutse abanduye. Until our iniquities, like the wind, have taken us away. ku buryo twagiye dutwarwa nk'umuyaga. So I told this lady, I know your heart. nabwiye rero uyu mudamu umutima wawe ndawuzi. Even if you don't tell me, when you read Mark chapter 7, your heart is not different from mine. nubwo utabimbwira ariko iyo usomye muri ariko ibice 7. Because Mark chapter 7 verse 21, Jesus spoke about our hearts clearly. kubera ko muri Matayo ibice 7, muri Mariko ibice 7 umurongo 21 Yesu yavuze iby'imitima yacu yeruye. Whether you did commit adultery or not, the Bible says that in your heart there is adulterous thoughts. nubwo utaba warasambanye byeruye ariko birivuga yuko ugira ibitekerezo by'ubusambanyi. Therefore you are an adulterer. rero ubwo uri umusambanyi. Even though you have not probably stolen, nubwo utibye, but Jesus said that in your heart there is theft. Bibiliya ivuga yuko mu mutima wawe harimo ubujura. So you are a thief before the word of God. mbere y'ijambo ry'Imana rero ubwo ubugizwe umujura. Why do you try to go before God with your righteousness? none se kuki ugerageza guhagarara imbere y'Imana gukiranuka kwawe? Please throw away your righteousness. jugunya ikiri ugukiranuka kwawe. Don't dare to go before God with your good works. ntuzagerageze guhagarara imbere y'Imana imirimo yawe myiza. If you try to do that, you will be cast whatsoever. nugerageza ibyo uzavumwa. This is what happened to Esau. ibi rero nibyo byabaye kuri Esawu. Esau thought he is an expert hunter. Esawu yari azi yuko ari umuhigi kabuhariwe. When he heard the word, he tried to fulfill the word of his father. ubwo yari akibwirwa ijambo yahise yihutira gusohoza iby'ijambo rya se. But what was the result of his toiling? none se umwete we umusaruro wawo wabaye uwuhe? Did he really succeed to get blessings? ni ukuri koko se yaba yarageze ku mugisha? People don't know the Bible. They don't know that this story is our story. They don't know that this story is our story in terms of
going before God. abantu iyo basoma Bibiliya ntibibwira yuko izo ari inkuru zacu natwe igihe tuba tugana Imana. As we go before God trying to fulfill the word of God, iyo ugana Imana ushaka gusohoza iby'ijambo ryayo, we can't help but to see that we are so evil before God. nta ndi mahitamo uretse kwibona ko turi abantu babi cyane imbere We y'Imana. only experience curses all the time. igihe cyose tubona dukwiriye umuvumo, But when we realize that we are such evil people before God, ariko iyo dutahuye ko turi babi batyo imbere y'Imana, when we realize that we are unable to do something which can give us blessing, iyo dutahuye ko ntacyo twakora cyabasha kuduha umugisha, we are able to turn to the Lord. tubasha kugaruka ku Uwiteka. Everyone, now I wanted to share with you this different perspective. Nashakaga rero kubasobanurira iyi mirebere y'ukubiri. As we read the Bible, we need to be interested in the Bible stories. iyo dusoma Bibiliya tuba dufite gushishikazwa n'inkuru tubona muri Bibiliya. The story of Jacob is not teaching us to lie. inkuru ya Yakobo ntabwo itwigisha kubeshya. The story of Esau is not teaching us to obey. ntabwo iyi nkuru iri kutwigisha kubaha. But the story is teaching us how can receive the blessing from God. ahubwo iyi nkuru iri kutwigisha uko twabona umugisha ku Mana. Either Jacob or Esau, they were all like an unclean thing. abe Yakobo abe Esawu bose bari abanduye. Either this pastor I spoke about and this lady, all of them before God, they are like an unclean thing. abe uwo mupasiteri navuze, abe uwo mudamu, bose imbere y'Imana ni abanduye. All of us, we are like this before God. kandi twese n'uwo turi imbere y'Imana. And this started when Adam and Eve committed sin. kandi ibi byaje igihe Adamu na Eva bacumuraga. Before Adam and Eve committed sin, they had the same heart with God. igihe mbere y'uko bacumura bari bafite umutima umwe n'Imana. Whatever God says, they could understand the same way God could understand it. icyo Imana yavugaga bacyumvaga nk'uko nayo icyumva. Even what man spoke to God, God could receive it willingly and happily. icyo umuntu yabwiraga Imana nayo yacyakiraga yishimye ndetse igishishikariye. That is what we call connection or harmony or unity. icyo rero nicyo cyitwa guhuza, kunga ubumwe ndetse no gushyira hamwe. That is having the same heart though you are two people or two different people. uko niko kugira umutima umwe nubwo mwaba muri amahara kubiri. But today when God says that you are evil, you think that God is lying, me I'm good. ariko ubiye Imana ikubwiye ko utari mwiza, uravuga utaha irabeshye kuko nizi ndi mwiza. That's why God brought us the law. ni nayo mpamvu rero yahisemo kutwohereza amategeko. The next session I'll talk about law through this story again. inyigisho ya kabiri nzakomoza ku mategeko muri iyi nkuru ndetse. I hope that you will also listen that lecture. niringiye ko n'icyo cyigisho nacyo muzacyumva. And you can see the heart of God in this story about sin, about the law, about salvation. kandi muri iyi nkuru muzaboneramo icyaha icyo ari cyo, mumenye n'iby'ingingo y'amategeko no gucungurwa ari byo gakiza. And I hope that once you realize the wrong heart you have, please throw it away. That is the true repentance. hanyuma nutahuriramo umutima mubi wawe ari wo, urawujugunyuka wihorera. icyo nicyo kiba cyitwa kwihana k'ukuri. Let's pray. We shall continue later. mureke nsenge, tuzongera dusubukurire hano. Father God, we thank you. Data ndagushimye. Through the story of Jacob and Esau, we are able to see ourselves. mu nkuru ya Yakobo na Esawu tubasha kwibonamo. Many people, they don't know their true figure before God. abantu benshi ntabwo bazi ishusho yabo imbere y'Imana. Whenever they listen to the word of God, they try to fulfill it. iyo bumvise ijambo ry'Imana bagerageza kurishyira mu ngiro. Even though they are saviors, they try to look like saviors. nubwo ari abakizwa bagerageza kwibona nubwo ari abakizwa bagerageza kwibona nk'abakiza. I pray that you may guide the hearts of all viewers and listeners. niringiye ko wita ku mitima y'abumva n'abazakurikira iki kiganiro. Not to interpret the Bible according to their thoughts.
ntibasemuze Bibiliya ibitekerezo byabo, but learn the heart of God through it. ahubwo bakiga umutima wayo binyuze muri Bibiliya. Until we meet again, allow us to receive the grace of God to meditate about your heart. Na mbere yuko twongera guhura ku yindi nshuro, twemerewe kwiyumvira umutima wawe. I pray all in the name of Jesus alone. Byose mbisenze nizeye izina rya Yesu. Amen. Amen. Thank you very much. Murakoze cyane. See you next time. Tuzabonana ubutaha.